ubuzima bwahindutse muri Kristo Yesu. Ubuzima bwahindutse muri Kristo Yesu. Haleluya. Abo ubuzima bwahindutse kubera Kristo Yesu. Reka nkubwire nibyo navugaga ntango buhamya mu gihe cyashize, ariko uyu munsi nje nkubwira abo ubuzima iyo duhuye na Kristo ari ubundi buzima bugomba kumenya yuko bugomba kwakirwa, kuko Kristo niwe utanga ubuzima muri twe. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 10 ngo nta kindi cyazanye umujura usibye kwica, kwiba no kurimbura, ariko Yesu yaje gutanga ubuzima kandi bwinshi. Iyo Yesu atugezeho abo ubuzima tanga muri twebwe ari ibintu ahindura ku buzima bwacu. Niyo mpamvu uyu munsi ndashaka ko tuganira kuri iri jambo ubuzima bwahindutse ku bwa Kristo Yesu. Iyo ubuzima bwawe butarahinduka ugihura n'ibintu ukarwana nabyo, icyo gihe ari obstacle, ari nkome, ari imbogamizi uhura nazo zishaka kukurwanya kugira ngo zigutsinde, ariko ujya wibuka yuko nta kindi cyazanye umwanzi usibye kwica. Ariko uyu munsi wa none ari bene data tugitekereza kujya kudepoza, tukabanza tugashaka bene wacu bafite akazi gakomeye, tugashaka bene wacu b'abaministre cyangwa bafite ubushobozi, tukabanza tukabahamagaza, tukababwira ngo wadufashije ngo utubwire kanaka ko tujye kwa depoza, batubwiye ngo akazi. Aho ngaho naguhagaragaramo imbaraga z'Imana. Ariko nuhamagara Imana ukabwira Imana ati Imana, numvishije ko hari ahantu ari umuryango ufungutse wo kudepoza, mfasha ushigikire iletre zange, Imana izagushigikira ifungura inzira. Reka nkubwire, reka dushire Imana number 1 mu buzima bwacu, mu byifuzo byose dufite nk'abana b'Imana tubishire mu Imana. Tureke kuvugisha Imana akanwa gusa ariko mu mitima yacu bitarimo. Niyo mpamvu ndimo ndakubwira ubuzima bwahuye na Kristo. Ubuzima bwahuye na Kristo ni ubuzima butanga impinduka ku bidafite impinduka. Reka nkubwize ukuri, ntabwo ushobora guhindura umuntu utarahinduka. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abantu ati reka gushaka gukura agatotsi mu ijisho ry'undi winganga, kandi bari kumwe n'abera. Kubera iki? Baribaza ngo ibyo twabwiye ko tutabibona. Ariko uyu munsi wa none wowe ugomba kwizera bwa mbere ibyo wabwiwe Imana ishaka yuko Imana irimo kugukoresha, yuko Imana igiye kugukorera, ugahura n'Imana ibasha kuguhindura, ugahura n'Imana ibasha kuguchallenginga ikaguhagurutsa. Haleluya. Ugahura n'Imana igiye kongera kukuvomerera, igiye kongera kugukomeza, kuko Imana irahari kugira ngo igukomeze. Niyo mpamvu nakubwiye ngo mu kintu cya ubuzima bwawe na Kristo, intambwe ya mbere uwo muntu aba afite shira ku mugaragu wayo ariwe Paulo, kugira ngo babashe gushigikira ubutumwa bwiza bwari muri Paulo. Nawe ufite abantu Imana yakuremeye, abo ngabo Imana yateguye mu nzira zawe. Ariko nugiye ubuzima bwahuye na Kristo, nugiye ubuzima bugiye gutanga impinduka. Reka mbabwiye tuve mu magambo n'amatiku nk'abana b'Imana, ahubwo duhagarare tuvuge kwera kw'Imana, duhagarare tuvuge Kristo, urebe ko ibyacu n'abacu bitaza guhinduka. Kristo arahari kugira ngo agire ibyo ahindura ku buzima bwacu. Niyo mpamvu ndimo ndababwiye ubuzima bwahuye na Kristo n'ubuzima bwahindutse. Reka nkomeze mbabwire iyereko ry'amagufwa yumye Ezekiel 37. Haleluya. Ngo aho ngaho umwuka wera kandi ubwo nubwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire buri wese, ari umucyo w'Imana ugera ku buzima bwacu tumaze guhura n'ubuzima bwahuye na Kristo. Uwo mucyo nutangiye kutumurika, nutangiye kutumurikira, uwo mucyo nudukomeza, uwo mucyo nu ukomeza intambwe zacu. Reka nkubwire, sinzi aho uri nibyo urimo, ariko uyu munsi wa none nimba utarahura na Kristo, senga Imana kugira ngo Imana uhure nayo, ureke kuvuga Imana y'abandi ahubwo utangire uvuga Imana yawe, kuko Imana yawe ishobora byose. Reka nkubwire muri Yohana aho ngaho umurongo wa 5 aravuga ngo uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Haleluya. Aho umwijima uhari ushaka kukurwanya kugira ngo ukwibe indangagaciro z'ubumana buri muri wowe, ikwibe izo mbaraga z'uburyohe bw'agakiza. Haleluya. Ndabashimira bene data ba Kristo bera b'Imana aho muri hose ku isi hose. Nitwa Gasarabwe Chance, ndumuvuga butumwa bwiza kandi nkunda gusenga Imana by'ukuri. Haleluya. Tugiye kwigana ijambo vanga ubuzima bwahindutse muri Kristo Yesu. Ubuzima bwahindutse muri Kristo Yesu. Haleluya. Abo ubuzima bwahindutse kubera Kristo Yesu. Reka nkubwire nibyo navugaga
ntango buhamya mu gihe cyashize, ariko uyu munsi nje nkubwira abo ubuzima iyo duhuye na Kristo ari ubundi buzima bugomba kumenya yuko bugomba kwakirwa, kuko Kristo niwe utanga ubuzima muri twe. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 10 ngo nta kindi cyazanye umujura usibye kwica, kwiba no kurimbura, ariko Yesu yaje gutanga ubuzima kandi bwinshi. Iyo Yesu atugezeho abo ubuzima tanga muri twebwe ari ibintu ahindura ku buzima bwacu. Niyo mpamvu uyu munsi ndashaka ko tuganira kuri iri jambo, ubuzima bwahindutse ku bwa Kristo Yesu. Iyo ubuzima bwawe butarahinduka ugihura n'ibintu ukarwana nabyo, icyo gihe ari obstacle, ari nkome, ari imbogamizi uhura nazo zishaka kukurwanya kugira ngo zigutsinde, ariko ujya wibuka yuko nta kindi cyazanye umwanzi usibye kwica. Iyo Satani rero ntabwo ashoboye kukwica ngo akore ku bugingo bwawe, kuko Kristo yarabwimanye iyo wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko ikintu akora kugira ngo akwica, ajya kwica mu bitekerezo. Niyo mpamvu Yesu we ubwe ajya mu sinagogi bwa mbere muri Yesaya 61 yavuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri jye, kuko yantumye ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Aricyo Kristo atangiye kugomorera ku buzima bw'abera. Iyo Satani agiye kukwica, ajya gufata ibitekerezo byawe bigahora bitekereza ibintu biciriritse, ukumva umukristo aracyavuga ngo ndapfuye, aracyavuga ngo ibi byananiye, aracyavuga ibyo bihe. Reka mbabwire duhindure ururimi rwacu, dutangiye kuvuga ibintu byo kunesha, tuvuge ngo tubabatsinzi no kurushaho, twaremewe ubuzima bw'ubukire, tubatunzi, dutangiye tureme ibintu ku buzima bwacu, kuko icyo watura n'icuba. Haleluya. Icyo watura n'icuba. Narakubwiye ngo numva ko umunyantege nkeya uzahora umunyantege nkeya, ariko uyu munsi numva ko umunyembaraga kubera Kristo Yesu wakiriye uwahinduka umunyembaraga. Niyo mpamvu ndimo ndakubwiriza kibwiriza kivuga ngo ubuzima bwahuye na Kristo butanga impinduka ku buzima bwawe. Ubuzima bwahuye na Kristo ni ubuzima bwahindutse. Yohana 10:10 avuga ngo nta kindi cyazanye umujura usibye kwica, kwiba no kurimbura, ariko Kristo yaje gutanga ubuzima kandi bwinshi. Nimba Kristo tugezeho abo ubuzima tugomba kwakira, abo ubuzima ari imibereho ugomba guhinduka. Bene data ndakubwira uyu munsi wa none ukuvuga bihindure. Nimba wirebaga nk'umuntu umeze nk'agashishi, reka nkubwire ibi bintu byahuye n'Abayisiraheli mu gihe bagiye gutata hagabukamo abasore babiri gusa, bo ntabwo birebaga nk'udushishi, ariko abandi 10 bose birebaga nk'udushishi, bakareba abanaki bakavuga ngo baturusha gukomera. Ariko abo bantu Mose ngo agira amaso yo guhishurirwa, aravuga ngo icyama abantu bose bakabireba nka Kalebu na Yosuwa. Nawe uyu munsi wa none tangi uhindura imvugo yawe kugira ngo Imana igukoreshe. Ari ibintu bihambaye byinshi Imana yagukoresha, kuko wahuye n'Imana ishobora byose. Haleluya. Kuko wahuye n'Imana ishobora byose. Niyo mpamvu ndimo ndakubwira ubuzima bwahuye na Kristo. Ubuzima bwahuye na Kristo, umuntu ujya ku murongo, umuntu wa mbere mu buzima bwacu ni Kristo Yesu. Umuntu uturwanira ni Kristo Yesu. Ariko uyu munsi wa none ari bene data tugitekereza kujya kudepoza, tukabanza tugashaka bene wacu bafite akazi gakomeye, tugashaka bene wacu b'abaministre cyangwa bafite ubushobozi, tukabanza tukabahamagaza, tukababwira ngo wadufashije ngo utubwire kanaka ko tujye kwa depoza, batubwiye ngo akazi. Aho ngaho nago hagaragaramo imbaraga z'Imana. Ariko nuhamagara Imana ukabwira Imana ati Imana, numvishije ko hari ahantu ari umuryango ufungutse wo kudepoza, mfasha ushigikire iyi letre zange, Imana izagushigikira ifungura inzira. Reka nkubwire, reka dushire Imana number 1 mu buzima bwacu. Mu byifuzo byose dufite nk'abana b'Imana tubishire mu Imana. Tureke kuvugisha Imana akanwa gusa, ariko mu mitima yacu bitarimo. Niyo mpamvu ndimo ndakubwira ubuzima bwahuye na Kristo. Ubuzima bwahuye na Kristo ni ubuzima butanga impinduka ku bidafite impinduka. Reka nkubwize ukuri, ntabwo ushobora guhindura umuntu utarahinduka. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abantu ati reka gushaka gukura agatotsi mu ijisho ry'undi wirangagije ikigogo mu ijisho ryawe. Uyu munsi wa none abakristo benshi niho tumeze nk'abacamanza, kandi uyu munsi ntabwo turi abacamanza, ahubwo turi mu gihe cy'ubuntu. Kristo yuzuye muri twebwe kugira ngo ashigikire uko nguko wamwakiriye, kugira ngo ashigikire uko nguko wamwizeye. Niyo mpamvu ndakubwira, nimba wahuye na Kristo, ubuzima bwawe bugomba guhinduka uyu mugoroba, ubuzima bwawe bugomba guhinduka aya manywa, ubuzima bwawe ibitekerezo byawe tangira urwane nabyo. Reka nkubwire impamvu Yesu ku musaraba bamwambikije
umuringa w'amahwa kugira ngo ibitekerezo bye kugira ngo yamaho nta mujomba. Amaraso yose yavuye kuri Yesu cyari ikiguzi ku buzima bwacu. Haleluya. Cyari ikiguzi ku buzima bwacu kugira ngo ibitekerezo byacu byose bibi bya bindi byo by'incanege ibyo byose tubigomorera Imana. Imana itwambika izindi imbaraga. Uyu munsi wa none nimba utaranahura nuko kubohoka tangira usenga Imana ubwati Imana namenye neza yuko umuringa w'amahwa wambikijwe ku musaraba w'Igorogota kugira ngo nanjye uyu munsi wa none bya bitekerezo byanjye binca intege, bya bitekerezo byanjye binyibindanga agaciro zanjye z'ubumana buri muri jewe wonje unyambitse imbaraga. Imana iza kugenderera yongere ibohore ibyo bitekerezo byawe. Utangiye wirebe nk'umunyembaraga, utangiye wirebe nk'umuntu wanesheje, utangiye wirebe nk'umuntu watsinze. Niyo mpamvu ndimo ndakubwira uyu munsi wa none ubuzima bwawe na Kristo n'ubuzima butanga impinduka ku bidafite impinduka. Nimba wowe utarabona impinduka huri, tangira wizere Imana ihindura, tangira ugendere Imana ihindura, ibanze hindura ubuzima bwawe kugira ngo nawe ujye guhindura abandi. Bene data, tureke kugenda guhindura abandi tutarahinduka, tureke gutanga ibyo tudafite muri twebwe. Nimba dushaka kunezeza Imana nuko dutanga ibiri mu mitima yacu kugira ngo Imana nayo inezerwe, nuko twongeye tuvuge Imana aho duhagaze, nuko twongeye duhagarare twamamaze Kristo. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Ezekiel 37 ngo ukuboko ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye. Haleluya. Ahangaha ni umwuka w'Imana yamanukiye Ezekiel amujyana mu kibaya cy'amagufwa yumye. Haleluya. Uyu munsi wa none ari ubuzima bwahindutse ariko butarahinduka ubwabwo, ahubwo bucumva Imana y'abandi bukabugenderamo. Ariko uyu munsi nusobanukirwa Imana yawe, uyu munsi numenya Imana yawe, ari byo Imana yawe giye guhindura ku buzima bwawe, ndetse n'abantu bagiye kuza bagusanganire, n'abantu bagiye kuza bagukomeze, n'abantu bagiye kuza nanone bashigikire Imana iri muri wowe. Haleluya. Noneho umwuka w'Imana umanukiye usanga Ezekiel mu kibaya cy'amagufwa mwamuga ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa azengukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose. Haleluya. Reka nkubwire uyu munsi abantu benshi barumye kuko batakaje indangagaciro z'ubumana muri bo. Haleluya. Ariko Imana yageze turatoha, Imana yageze muri twebwe twongeye tukaryoherwa n'ubutumwa bwiza, amatwi yacu yongera akagira inzara n'inyota byo gukorera Imana kuko tuba dusobanukiwe ko Imana ari itanga kwizera. Reka ahangaha turimo tubavuga ku bantu badafite ibyiringiro muri Kristo nyamara bakiriye Kristo. Haleluya. Nyamara ariko batagaje ibyiringiro kuko bahuye n'intambara nkeya. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ubuzima bwahuye na Kristo n'ubuzima butanga impinduka ku bidafite impinduka. Niyo mpamvu nasomye ijambo ryanditse muri Yohana 10:10 ngo nta kindi cyazanye umujura usibye kwica, kwiba no kurimbura, ariko Yesu yaje gutanga ubuzima kandi bwinshi. Mbuhuje n'ahangaha rero wumva ko abantu bamaze kuma, bamaze gutakaza indangagaciro, bamaze gutangira kwitotombera Imana kandi bari mu itorero mu imbere. Haleluya. Kandi bari kumwe n'abera. Kubera iki? Baribaza ngo ibyo twabwiye ko tutabibona. Ariko uyu munsi wa none wowe ugomba kwizera bwa mbere ibyo wabwiwe Imana ishaka, yuko Imana irimo kugukoresha, yuko Imana igiye kugukorera, ugahura n'Imana ibasha kuguhindura, ugahura n'Imana ibasha kuguchallenginga ikaguhagurutsa. Haleluya. Ugahura n'Imana igiye kongera kukuvomerera, igiye kongera kugukomeza kuko Imana irahari kugira ngo igukomeze. Niyo mpamvu nakubwiye ngo mu kintu cya ubuzima bwawe na Kristo, intambwe ya mbere uwo muntu aba afite nuko uwo muntu ibintu bye byose number 1 abari Kristo. Haleluya. Kristo nubu umuntu wa mbere ashira imbere, ntago abasha gutakambira abantu, ntago abasha guhamagaza abantu, ahubwo abasha guhamagara Kristo. Niyo mpamvu aya magufwa yamaze kuma, Imana ibwiye Ezekiel yamubwiye ati uziko nabasha kuyafata nkongera nkayahuza nkayaforme iyo nifuza. Haleluya. Uyu munsi wa none sinzi kibazo ufite n'ikigeragezo, ariko nimba ugiye guhura na Kristo, nimba ugiye kongera gufuka mu gasenga Imana, Imana igiye kongera kuguha ishusho nyo yifuza. Imana igiye kongera kukuremamo indangagaciro zikomeye kugira ngo ku musozi uriho wongere ubera benshi uw'umumaro. Haleluya. Ari igihe tuba tuzi yuko tutaremewe kuba w'umumaro, ariko nyamara Imana icyo yaturemeye kugira ngo tuba w'umumaro mu bandi. Haleluya. Imana icyo yaturemeye kugira ngo twongere
dutange ubuzima kubidafite ubuzima. Haleluya. Reka nkubwire nimba wakijijwe ukatuba ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, uyu munsi wa none ongera wishurirwa gutanga ubuzima kubidafite ubuzima. Wongera uhaguruke ubwire abatazi Imana, ubabwire Imana. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana ryambwiye neza mu Baroma igice cya 16 ngo iyo mbwirije ubutumwa bwiza singira icyo nirata kuko ibyo mpatirwa gukora. Nimba rero ari byo uhatirwa gukora n'umwuka w'Imana, reka nkubwire twese abavuga butumwa ni impano umwuka wera atanga, ariko abahamya n'abana b'Imana. Haleluya. Ni twese twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, tuwabahamya. Haleluya. Rero tangi uhamya Imana, uvuge Kristo, uvuge Kristo, ntuzavuge ibyo utazi. Haleluya. Kuko uzabazwa, abazi byinshi bazabazwa byinshi. Haleluya. N'abazi bike bazabazwa bike. Ndimo ndakubwira wowe wahuye na Kristo, vuga, hamiriza Yesu mu bagenzi bawe, hamiriza Yesu mu mudugudu utuyemo, hamiriza Yesu aho ngaho aho utinda, kugira ngo bamenye Yesu wawe, abibende uzamurahuri. Reka nkubwire uri ambasaderi w'Imana aho urirwa, aho utuye, aho ukorera. Abo bose bagomba kumenya Imana yawe kugira ngo babashe kuyoboka. Haleluya. Kukuyoboka. Reka nkubwire ibi bintu nabisanze muri Timoteyo wa 2. Haleluya. Ibice 9. Haleluya. Icyo gihe Paulo yari mu nzu y'imbohe, ariko Paulo yandikiye Timoteyo ngo gira umwete wo kunsanga aho ndi vuba. Haleluya. Kuko ngo Dema yarantereranye. Dema arahari, ari abantu badusiga kuko tutamamaza ubutumwa bwiza, kuko tudahamya Kristo nk'umwami n'umukiza, kuko tudahagarara mu nshingano ngo tuvugire umwami wacu, bakadusiga. Ba Dema baragusiga kuko eida bageze mu gihe bavangiwe, ariko ari baruka bagomba gukomezana nawe. Ngo tukiko nawe yaragiye. Uwo Paulo yandikaga kandi yari mu bubabare kuko yari mu nzu y'imbohe. Icyo nshaka kukubwira, ariko kuko yari umugabo wahuye na Yesu, yari umugabo wahuye n'imbaraga za Yesu, ubuzima bwe bwari bumaze guhinduka. Ntago yirebaga mu ntago iturebera muri benshi. Imana ikureba wowe ubwawe aho uri, cyaje uhagaze uri mu cyumba cyawe, uko ushimira Imana, uko uvuga Imana, uko usenga Imana, aho ngaho nibyo Imana binezeza. Cyaje uhagarara mu kazi, uko uhamya Imana, uko uvugira Imana, n'ubyo ngibyo. Niyo mpamvu ndimo ndakubwira wowe ubuzima bwahuye na Yesu n'ubuzima butanga impinduka kubidafite impinduka. Uyu munsi wa none reka nkubwire, reka dutange ubuzima kubidafite ubuzima. Nimba kuko waravutse bwa kabiri ugakizwa, ugakiranukira Imana, tangi ubwire abantu Kristo, tangi uwamamaza ubutumwa bwiza. Kristo niwo muringa wa byose, ubasha guhindura ibyanze guhinduka, kandi abasha kukubera itabaza, kuko ijambo ry'Imana yambwiye ngo niwe tabaza ry'ibirenge byacu. Ari byo Imana ibasha gukora ku buzima bwacu kugira ngo igire ibyo ikora. Icyo gihe Paulo arongera avuga ngo gira umwete wo kunsanga aho ndi vuba kuko Dema yarantereranye. Ari abantu bazakuvaho kuko wahagutse ugakorera Imana, ari abantu bazagusiga kuko wahagaze mu kuri kw'Imana, ariko nanone ari abantu Imana izahagurutsa kugira ngo bagufashe, bagushigikire. Haleluya. Ntabwo uzaba wenyine muri inzira y'agakiza, kuko Imana ifite abantu yateguye ku buzima bwawe bashobora kugufata ukuboko bakagushigikira. Reka nkubwire, iyaba Mose mu gihe cyo guhaguruka kwe, Imana yari ifite abantu yahagurukije kugira ngo bamufashe. Yari ifite ba Yesuwa, yari ifite Bakalebu bagomba gushigikira Mose. Yesu nashimwe cyane. Reka iyaba mu gihe cya Eliya, Imana yafite ba Elisha bagomba guhaguka n'abana b'abahanuzi bakamushigikira. Ari abantu Imana ifite bagomba kugushigikira. Iyaba mu gihe cya Paulo, Imana yari ifite ba Luka bagomba kuzana ubwenge bwabo n'ibintu byabo by'agaciro bakabishira ku mugaragu wayo ariwe Paulo, kugira ngo babashe gushigikira ubutumwa bwiza bwari muri Paulo. Nawe ufite abantu Imana yakuremeye, abo ngabo Imana yateguye mu nzira zawe. Ariko nugiye ubuzima bwahuye na Kristo, nugiye ubuzima bujya gutanga impinduka, reka mbabwiye tuve mu magambo n'amatiku nk'abana b'Imana, ahubwo duhagarare tuvuge kwera kw'Imana, duhagarare tuvuge Kristo, urebe ko ibyacu n'abacu bitaza guhinduka. Kristo arahari kugira ngo agire ibyo ahindura ku buzima bwacu. Niyo mpamvu ndimo ndababwiye ubuzima bwahuye na Kristo n'ubuzima bwahindutse. Reka nkomeze mbabwiye iyerekwa ry'amagufwa yumi Ezekiel 37. Haleluya. Ngo aho ngaho
ngaho umwuka wera akomeza aramubwira, abwira Ezekiel ngo uziko nafateye amagufwa nkayashusho nkiyo nifuza. Ezekiel aramubwira ngo data ni wowe ubizi. Uyu munsi wa none ari ibyo Kristo azi ku buzima bwawe, ariko nuhagara ugashikama ukizera Imana, ugasenga Imana, ugahamagara ubwiza bw'Imana, ukabwira Imana ati Imana ubasha kumindura, ubasha kunkoresha ibikomeye, Imana iramanuka igukoreshe. Nta muntu numwe watabaje Imana Imana itatabaye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rirambwira muri Yobu 5 ngo hamagara noneho uwakumva, uwo mubera watabaza nuwuhe. Reka nkubwire nutabaza Imana, Imana izagutabara. Nuhamagara Imana, Imana iguteza amatwi kugira ngo ukumve. Ari ibintu Imana ikora ku buzima bwawe kugira ngo ibashe kuguhindura, kuko kuzana ububyutse muri iki gihugu cy'u Rwanda ntago bidusaba ngo abantu benshi, bisaba umuntu ufite umutima wo guhamagara Imana. Imana nibona uwo mutima izatanga ububyutse kuri uwo muntu, uwo muntu azatanga ububyutse mu Itorero aho asengera, kugeza ubwo bubyutse buzakwiza ku musozi wose ndetse no ku isi yose. Yesu nashimwe cyane. Ntago bidusaba ngo duhagarare ngo dusabe abantu benshi kugira ngo Imana idukoreshe. Imana ikoresha wa muntu witeguye uhari. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu ndimo ndababwira ubuzima bwahuye na Kristo. Ubuzima bwahuye na Kristo ari bidafite ubuzima, ari giye gutanga burema ibindi bihe n'ibindi bintu ku bantu batari mu gihe. Reka nkubwire abantu Imana bagiye bahura n'Imana, ubuzima bwabo bugahinduka. Uyu Paulo, check sound. Amen. Rero nababwiraga ukuntu Paulo yandika Timoteyo wa 2 ibice byawo 4:9 ngo jya umwete wo kunsanga aho ndi vuba, kuko Dema yarantereranye, Tukiko nawe aragenda, na Alexandre umukunzi w'Imiya yaragiye, ariko ndacyari kumwe na Mariko. Haleluya. Uyu munsi eka nkubwira ahangaha Paulo yarameze nk'aya magufwa yumye Ezekiel yavugaga, kuko yari mu butayu, ari mu nzu y'imbohe afunzwe, ariko abana be cyangwa se abo yatoje bamaze bamwe kwiyumva ko bamaze kugerayo, baramusiga mu ntambara. Ariko ibi bihe yabibayemo, ariko hari abandi bantu Imana yateguye ku buzima bwe bagomba gukomeza kumushigikira no kumwumva. Hari ba Mariko bagombaga gukomeza kugumana nawe, hari ba Luka bagombaga kumwumva. Reka nkubwire nawe nkurikira, ari abantu Imana yashize ku buzima bwawe bagomba kugukurikira. Niyo mpamvu ndimo ndakubwira ubuzima bwahuye na Kristo n'ubuzima butanga impinduka ku bidafite impinduka. Nakubwiye ngo ihame rya mbere uzasanga nuko Imana nizaba number 1 ku buzima bwawe. Imana nizaba number 1 ku buzima bwawe. Reka nkubwire ubuzima bwahuye na Kristo, ihame rya kabiri uzasanga naryo n'ubuzima bugendera mu mucyo w'Imana. Haleluya. N'ubuzima bwahishuwe umucyo w'Imana. Ijambo ry'Imana yambwiye muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 4 ngo uwo mucyo ni mucyo nyakuri, kandi ubwo nubwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire buri wese. Ari umucyo w'Imana ugera ku buzima bwacu tumaze guhura n'ubuzima bwahuye na Kristo. Uwo mucyo nutangiye kutumurika, nutangiye kutumurikira, uwo mucyo nudukomeza, uwo mucyo nu ukomeza intambwe zacu. Reka nkubwire sinzi aho nibyo urimo, ariko uyu munsi wa none nimba utarahura na Kristo, senga Imana kugira ngo Imana ihure nayo, ureke kuvuga Imana y'abandi aho gutangira uvuga Imana yawe, kuko Imana yawe ishobora byose. Reka nkubwire muri Yohana aho ngaho umurongo wa 5 aravuga ngo uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Haleluya. Aho umwijima uhari ushaka kukurwanya kugira ngo ukwibe indangagaciro z'ubumana buri muri wowe, ikwibe izo mbaraga z'uburyohe bw'agakiza, ariko Kristo arahari kugira ngo uwo mucyo ashigikire. Niyo mpamvu ndimo ndakubwira ubuzima bwahuye na Kristo. Ubuzima bwahuye na Kristo, ihame rya kabiri buzuzuzwa umucyo w'Imana. Umucyo yo wakuzuye ahantu hose uri, urwandiko umenywa na bose. Reka nkubwire ijambo ry'Imana atubwira ngo tuwinzandiko zimenywa na bose. Niyo mpamvu aho turi tugomba kuvuga Yesu, niyo mpamvu aho turi tugomba kwamamaza Yesu. Niyo mpamvu ahangaha umwuka wera akimanura Ezekiel mu kibaya cy'amagufwa yumye, aramubwira tubuza ayo magufwa, aramubwira ngo data ndayaruzi, ngo nshobora gufata ayo magufwa nkayashusho niyo nifuza. Aramubwira ngo data ni wowe ubizi. Nawe uyu munsi wa none ari Imana izi yakora ku buzima bwawe, ari Imana izi yahindura ku buzima bwawe. Ariko nujya kuba maso, ndagusaba kuba maso kugira ngo Imana yongere gukoresha, ndagusaba kuba maso kugira ngo Imana yongere guhagurutse, kuko ari amahame Imana itanga ku buzima bwacu kugira ngo tugire ibyo tuvugira Imana. Haleluya. Reka nkubwire Imana yacu ni Imana
Imana y'amahame. Haleluya. Imana yacu ni Imana y'amahame. Niyo mpamvu abantu benshi bazi neza yuko ngo Imana ngo yaremye Adamu wenyine. Uyu munsi reka nkubwire aka kantu, Imana ntabwo yaremye Adamu wenyine, yamuremanye na Eva. Nusoma itangiriro ibice 5 urasanga Imana yaremye Adamu na Eva, ariko Eva yarakiri mu mwuka ari ku ruhande rwa Adamu. Ariko igihe Adamu ari muri Edeni abona ko inyamaswa zose ni n'amafi yo mu nyanja n'ibiguruka byo mu kirere byose byari bifite ikigabo n'ikigore, ariko Adamu we ntabwo yari afite umugore we ku ruhande. Ariko nyamara Imana yamuremye ku ruhande rwe. Adamu arareklama, arasaba ngo Imana imwereke umudamu we abe ku ruhande rwe. Uwo munsi habayeho ihame ryitwa loi de présentation, kuko Adamu yashakaga Eva kumubona ku ruhande rwe. Reka nkubwire, Imana yacu ni Imana y'amahame. Ari ibyo Imana ishobora kugukorera uno munsi bikaguhindura amateka. Imana ntabwo yarebye ko kuko ibintu byose byari mu isi yamaze kubiha Adamu, iramubwira ngo uzategeke ibintu byose biri mu isi. Ariko Imana iravuga ati rero nta kundi za kubikora, sinza gufata ku butaka bwo nahaye gutegeka Adamu ngo mburememo Eva, ahubwo reka musinzirize mukuremo umugore we kuko ari kumwe nawe. Uyu munsi wa none ndakubwira ubuzima bwahuye na Kristo n'ubuzima bwahindutse. Ahangaha Adamu ni wowe wenyine wisabiye iki kintu. Impamvu mbikubwira, iyo mucyo umaze kukuvira niwe ubasha kuduhereza gukura, niwe ubasha kuduhereza kuva mu mwijima. Kuko Yohana we yabivuga neza mu igice cya mbere cya Yohana umubwiriza umurongo wa 5 ngo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Uyu munsi wa none ndakubwira, umwijima ushobora kuba uri hafi yawe, ariko umucyo w'Imana uhora uri kumwe nawe yo wakiriye ugashaka kuwukoreramo. Reka tube abantu bagiye gutangaza uyu mucyo ubutumwa bwiza, kugira ngo abacu n'ibyacu bikiri mu mwijima bivirwe n'umucyo w'Imana. Haleluya. Rero niyo mpamvu ndimo ndakubwira Ezekiel 37 arangije ngo umwuka w'Imana afata ayo magufwa y'umara yahuza, arangije umwuka w'Imana yahumekeramo umwuka wayo wera. Haleluya. Aravuga ngo abeho. Haleluya. Uyu munsi Imana ishobora kukubwira ubeho kuko wowe watakaje ubuzima, kuko wumvaga ko nta buzima ugifite, wahoze witotomba, wahoze wiganira, wahoze wibaza, ariko Imana ishaka kubaho. Numenye Imana y'ukuri uraza kubaho. Haleluya. Kuko ndakubwiza ukuri, nicyo Paulo yahuye nacyo icyo gihe ari mu nzu y'imbohe, amaze kubona abadema bose bamutereranye, ariko Luka we yakomeje kumusanganira, Luka we yakomeje kumushigikira. Nawe arabo Imana yashira ku munzira zawe bakakomeza bakagushigikira, arabo Imana yashize mu nzira kugira ngo bakomeze bagukomeze. Niyo mpamvu uyu munsi ndakubwira Imana ko Imana yacu ni Imana y'ihame. Ari amahame ugomba guhagararamo kugira ngo utagenda mu mahame y'undi muntu agatuma uhomba ikimwami Imana ashaka kuvugana nawe. Haleluya. Urashaka gutakaza indangagaciro z'Imana muri wowe, ariko nimba uhagarara n'Imana, hagarara mu mahame, usome ijambo ry'Imana, wongere uzumu umucyo w'Imana. Haleluya. Nakubwiye ngo haleluya, Imana nuishira ya mbere mu buzima bwawe iraza kukuremera ikintu gisha uyu munsi. Imana nuishira ya mbere ku buzima bwawe iraza kugira iby'ubuhora ku buzima bwawe. Imana nuishira ya mbere ku buzima bwawe iraza kugira iby'ikubakira mu muryango wawe. Imana nuishira ya mbere mu buzima bwawe iraza kugira iby'ugutabaraho. Haleluya. Kuko ubutabazi bw'Imana buhoraho. Haleluya. Niyo mpamvu Paulo ari mu nzira y'Damasiko handi nabasomeye mu byakozwe n'intumwa ibice 9, aho ngaho umucyo w'Imana amuviriye Paulo akitwa Sauli, ariko Paulo ngo amaso yarahumye, arahana Imana yamutumye kugira ngo ajye kwiga. Haleluya. Ku birenge bya Gamalieli abanze yongere yigwe amenye inzira y'Imana, akaba ari abantu abakozi b'Imana Imana yahagukije kugira ngo imuhuze nabo bamutoze iyi nzira y'agakiza. Ari abantu b'umumaro Imana ishobora kukuzanira kuko wahagaze mu mwanya Imana igushakamo. Haleluya. Ari abantu b'umumaro Imana iguhagurikije ikabakuzanira kuko wahagaze mu mwanya Imana igushakamo. Ubuzima bugiye kuzana impinduka muri iyi si n'ubuzima bwahuye na Kristo Yesu. Nubwo ubuzima bwamize Kristo bugasogongera iby'ubutumwa bwiza, bugahagarara bugashikama, bukavuga ngo Kristo ni umwami n'umukiza ku buzima bwabo. Ubwo ngubwo butanga impinduka, ubwo ngubwo bugiye guhumeka kandi butange impumeko nzima ku bana b'Imana. Ndakubwira wowe nkurikiye, hagarara wongere ushikame umenye ngo umucyo w'Imana uri kuri wowe.
uhamagara mu mucyo w'Imana umenya neza ijambo ry'Imana kuntu ryatubwiye muri Yohana igice cya 2 umurongo wa 4 ngo uwo mucyo niwo mucyo nyakuri kandi ubwo nubwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire buri wese. Uyu munsi w'Imana igiye kongera kumurikira kuko wahagurutse wowe, kuko wongeye kwivugira, kuko wongeye kwitega amatwi. Niyo mpamvu ndakubwira mwene data wo nkurikiye, wongeye uhaguruke ubwire Imana ati Imana nzi ko ushobora byose kandi akibasha kurogora umugambi wawe. Ibyo wavuze ku buzima bwanjye n'iby'agaciro. Imana nuyihamagara izakumva. Imana nuyitabaza yongeye guhagurukiye. Ndakubwira ngo ubuzima bwawe reka wongeye ushaka Imana ibuhindura, wongeye uhure n'Imana. Ntushobora guhindura abandi utarahinduka, ntushobora gutanga ubuzima nawe utarakira ubuzima. Ariko uyu munsi wa none nibugiye gutanga ubuzima, bo mu bantu bagiye kwakira ubuzima, ba mu bantu bagiye kongera guhamagara Imana, ba mu bantu bagiye gusenga. Ngo anga Ezekiel arangije ngo umwuka w'Imana ahumeka ayo magufa, ayo magufa yongera yakira ubuzima, ayo magufa yongera aremeka, ayo magufa yongera agawura ibyiringiro muri ayo magufa. Nawe ushobora kuba watakaje ibyiringiro, ariko Imana irahari kugira ngo ikugarure ibyiringiro. Nawe ushobora kuba watakaje umunezero, ariko Imana irahari kugira ngo ikugarure umunezero. Nawe ushobora kuba utagifite ibyishimo byo kubaho, ariko Imana irahari kugira ngo ikugarure ibyishimo byo kubaho. Haguruka wowe gusushikame, wongere utabaza Imana. Yeremiya n'uwabivuze neza muri Nehemiya 33:3 ngo ntabaza ndagutabara, mwereke ibikomeye bihuje utabasha kumenya. Ari ibyo Umwami Imana yakwereka none ahangaha, ari ibyo Umwami Imana yagukoresha none ahangaha kuko wayitabaje. Reka nkubwire aho uri hose, wongere ushikame uhaguruke ukorera Imana, wongere uhaguruke wumve ko Imana nibasha kuguhindura. Ari ibyo ababyeyi bacu batabasha kuduhindura, ari ibyo abaturanyi batabasha kuduhindura, ari ibyo abanyabwenge batabasha kuduhindura, ariko Imana yo ibasha kuduhindura. Imana ibasha guhindura ya kamere mbi yawe. Imana ibasha gukora kuwa mutima wawe winangira. Imana ibasha kugira ibitekerezo bibi ishobora kugukuramo kwambitsa ibindi bitekerezo byiza kuko wahuye n'Imana nzima. Haleluya, kuko wahuye n'Imana nzima. Niyo mpamvu ndimo ndakubwira ngo ubuzima bwahuye n'Imana, ubuzima bwahuye na Kristo ni ubuzima buhindura ubundi. Haleluya, ni ubuzima buhindura ubundi. Uyu munsi wa none reka nkubwize ukuri aho uri, reka wongere ushikame usenge Imana, ukunde gusoma ijambo ry'Imana, wongere wumve ko Imana yabasha kuguhindura. Kandi Imana yacu ishobora byose kandi iri kumwe natwe mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Haleluya. Ego nibyo nababwiyaga, ubuzima bwahuye na Kristo ni ubuzima butanga impinduka. Haleluya. Ntushobora gutanga impinduka nawe ubwawe utarahura na Kristo. Kristo niwe ubasha kuduhindura. Haleluya. Kristo niwe ubasha kuduhindura, niwe ubasha gukora mu ndiba z'imitima yacu. Tugiye gusenga. Haleluya. Ushobora kuba witotomberaga ubuzima, ushobora kuba wibazaga iby'imibereho, ushobora kuba urimo kureba ese bizagenda gute, ariko Imana ishobora byose. Haleluya. Imana ishobora byose. Niyo mpamvu ndimo ndakubwira we komeza gusa wizere Imana, wizere Imana kandi ube hafi y'Imana. Ukunde gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Imana ibasha kugendera inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo igire ibyo ikora ku buzima bwacu. Reka dusenge. Data, tuje imbere y'amaso yawe Papa, urakoze kuri byose byacu mutabazi w'amahanga. Ndasengera buri wese udukurikira ahangaha Mwami Imana kuri channel ya Philadelifia Papa, kuko Data dukeneye kumva Mwami Imana abantu bahinduka ku Mwami Imana. Dukeneye kumva abantu Mwami Imana bahinduka. Ndakwereka Mwami Imana aho buri wese abashobora kuba ari Mwami Imana, aho buri wese ashobora kuba aryamye Mwami. Hari bamwe bashobora kuba batakaje ibyiringiro, ariko Yesaya ibice 9 umurongo wa 9 arambwira ngo amatafari yaraguye ariko Uwiteka ugiye kubakisha amabuye abajwe. Ndasengera buri wese udukurikira kuri channel ya Philadelifia Mwami. Reka Mwami Imana buri wese ushobora kuba yatakaje ibyiringiro, buri wese ushobora kuba arimo kwitotombera ubuzima, buri wese ushobora kuba yicuza, reka uyu mugoroba cyangwa se aya manywa umukore ku maso Mwami. Reka buri wese umugenderero Mwami Imana, reka ubashe kutwuzuza ahangaho Mwami Imana Satani ashobora kuba yatwibye uburyohe, kugira ngo nanone uyu munsi wa none tumenye ko twahuye nawe, kugira ngo uyu munsi wa none tubashe kongera kumenya yuko Mwami ari wowe ukora muri twebwe. Niyo mpamvu tuguhamagara tuvuga ngo Mwami, kwera kwawe kugendagende kuri buri wese ugiye gukurikira Mwami Imana yicano Mwami, kuri buri wese ugiye gufungura Mwami Imana areba ibi bintu Mwami Imana. Reka Mwami Imana ubuzima bwawe agire ijambo wongera kukurema ku buzima bwabo, agire icyo wongera gutegeka ku buzima bwabo, ugire icyo utegeka ku buzima bw'abera bose bagiye gukurikira Mwami Imana yicano ya Philadelifia Mwami, kuko ari cyo wavuze Mwami Imana ku Itorero
itorero rya Philadelifia mwami. Ari nicyo ushobora kubwira abana bawe bakurikira mwami Imana iri jambo mwami. Iri jambo ryongere ryubaka imitima yabo. Iri jambo ryongere mwami Imana ribagaho uburyohe kuko data ni wowe watugize umunyu w'isi. Wavuze ngo si umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Usibye kuwukandegera no kuribata. Wongera wavuga ngo tuba umucyo w'isi. Ngo impinga ihagaze tuduhagaze ku musozi kugira ngo tumurikire abandi bantu bose. Data ndasengera buri wese ugiye kudukurikirana mwami. Ndasenga buri wese ugiye kumva aya magambo mwami. Eka mwami utanga ubuzima kuri ubuzima mwami. Ubashe guhindura ino mitima, ubashe kugendera iyi mitima, ubashe kuyikomeza. Data abarwayi bari hagati muri twebwe mwami. Eka bakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Eka bakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Kuko data niyo mpamvu wavuze ngo eka ntume marayika kuri Yosefu kugira ngo azite Yesu, azamwite Yesu kuko nuzakiza abantu be. Reka mwami uyu mugoroba cyangwa se aya manywa buri wese urwaye ukurikira yicano nabasha kubyumva mwami, yongere yizere ko ari wowe ukiza mwami, yongere yizere ko ari wowe wamutabara, yongere yizere ko ari wowe wamukangura, yongere yizere ko mwami wamukora bihambaye. Niyo mpamvu ndasengera buri wese aho ari mwami ahure n'ubuzima bwa mwami Imana buhindura, ahure n'ubuzima buhindura mwami kuko ni wowe watubwiye ngo nta kindi cyazanye umujuru usibye kwica, kwiba no kurimbura, ariko wowe waje gutanga ubuzima kandi bwinshi. Reka buri wese yakira ubuzima bwinshi ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze mwami kuko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.